Hello my people, nitwa BTech Engineer Byiringiro Paul. Rero tubahaye ikaze kuri no YouTube channel aho tugiye kujya turebera hamwe uburyo wakoresha imashini yawe ndetse na telefone kwibyaza umusaruro. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe uburyo wakoresha Archicad ndetse na Twinmotion kugira ngo wishushanyirize igishushanyo cyawe cy'inzu, igishushanyo mbonera, igishushanyo bagendera bubaka, nta kuvuga ngo wabyize mu ishuri cyangwa se niba wabyiga mu ishuri bikagufasha kugira ngo ubashe kwishushanyiriza inzu yawe. Kano kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wakora inzu yo kubamo ifite ibyumba ushaka. Ndakwereka ukuntu ugenda mubigenza. Rero iyi tutorial ni iya mbere, ntibagire gukora subscribe kuko natwe biratumotiva bikadufasha. Rero reka dutangire turebera hamwe uburyo ushobora gushushanya iyo nyubako yawe. Ikintu nababwira, niba hari umuntu ufite ikibazo cy'uburyo yabasha kuinstara mu mashini yiwe, nzakora video ibyerekana uburyo ushobora kuinstara. Nanjye nari downloadinze nyinstara mu mashini yanjye byoroshye cyane. Reka dutangire tudatinze rero. Nk'uko mubibona hano hari Archicad 23, 24 ndetse hari n'izindi version nyinshi, ariko iyo wakoresha yose igufasha gukora igishushanyo cyawe. Gusa version iri hejuru igenda igira izindi features cyangwa se bimwe mu birimo izindi zo hasi zidafite. Niyo mpamvu iyo ufite projet wakoze muri Archicad iri hejuru, kugira ngo uyifungure muri Archicad iri hasi ntabwo bikunda, kuko harimo ibyo ushobora kuba washushanyije bitari muri Archicad iyo hasi. So let me start. Rero urabona Archicad 23 niyo tugiye kwigira hamwe kugira ngo nze kwita nkora rendering nkoresheje Twinmotion mbereke ukuntu bigenda. Turategereza gato ifunguke. Murabona ko utangiye gufunguka Archicad 23. Yes, tukigera ahangaha rero ukora icyo twita go to file. Hano ushobora guhitamo new file cyangwa se tubanza gusettinga project yacu. Ukora hano kuri new. Yes, urabona ko batubaza niba ushaka gukoresha Archicad template. Ushobora gukoresha last ibyo wakoresheje ubushize. Niba ari mezire wakoresheje ubushize ibyo wahisemo gukoresha, reka dukoreshe iyi template ya 23 kugira ngo idufashe. Turakora hano handitse new. Yes, tukifungura bategereza umwanya mutoya. Ikintu cya mbere ukora ni ugusettinga unité cyangwa se unit measurement ugiye kujya ukorera mu bitewe n'igihugu ukoreramo cyangwa se naho uri. Ngewe nkoresha santimeter nizo nkunda gukoresha, ahubwo wakibaza ngo uzikura he kugira ngo nuza gushushanya nkaba ikizemo santimetero 20 zize ko ari za nyazo atari milimetero. Nicyo uba ugomba kumenya. Uza hano handitse option, warangiza ukamanuka hano handitse preference, ukaza working unit. Warangiza urabona ko hano harimo milimetero, ugahitamo santimetero niba izo ushaka gushyiramo. Harimo n'izindi mezire nyinshi cyane nk'uko mubibona, feet, decimals, milimetero n'izindi. Njye nahisemo santimetero. Ukahita usimbuka ukaza nano layout unit, ukaza ugashyiramo santimetero. Warangiza ukanda OK. Santimetero zacu ubwo zagiyemo. Iyo maze gusettinga rero mezire, ikintu ukurikizaho ni ugucreatinga building layout. Inyubako yawe uburyo ingana, layout yayo. Niba mvuze ni ngiye gushushanya urugero, reka mbereke inzu nshaka ko dushushanya. Turashushanya inzu imeze nk'iyi ngiyi. Iyi ni inyubako yo kubamo ifite ibyumba nk'uko mubibona ni 4. Icyumba cya mbere, icyumba cya kabiri, icyumba ni 3, ibyumba 2 n'ikindi cyumba cy'ababyeyi na salo naho kurira nk'uko muri kubibona hano.
naho kurira harimo n'igikoni, hakabamo n'agasitoke ushobora gusevingamo ibintu byawe ushaka ukabibikamo. Hakaba bathroom ebyiri, njyewe ni my wish, ni uko nahisemo kuyishushanya, nawe ushobora guhitamo gushushanya uko ubishaka, ariko tugiye kurebera kuri iyi ngiyi uburyo ushobora gushushanya. Reka mbereke 3D yayo ukuntu igaragara. Iyi ngiyi niyo rwose, niyo cyane, iyi niyo nzu yacu. Urayibona ko ari inzu nziza cyane, niyo wakinjira muri salo urahabona ko harimo za ntebe, hakazamo ndetse na dining room aho kurira. Nk'uko muri kubibona, ushobora kuva muri dining room ukajya mu gikoni. Igikoni kiri hano nacyo kiragaragara, kiragaragara, namwe murabibona bitewe n'uko uhisemo kucyubaka. Reka twe gutinda rero mbereke uburyo ushobora kwikorera inzu nk'iyi ngiyi mu minota mike cyane. Uru rugi ni wowe uhitamo ko rukinguka cyangwa se ntirukinguke, kuko byose tutari tumenyera rimwe. Turiga iby'ibanze ushobora guheraho kugira ngo ushushanye, tuzakomeza twigana n'ibindi byinshi. Reka tugaruke hano kuri projet yacu twari dufunguye. Twari tumaze gushyiramo unité cyangwa se unit, na setinze ko ari santimetero. Ikintu cya mbere tukora, kuko tugiye gushushanyisha inkuta, urabona wall ngizi hano ku ruhande rw'ibumoso, murabona kiriseri aho iri. Kiriseri ngiyi hano turahita dukirikaho. Iyo umaze gukirikaho rimwe, urabona ko urukuta rwaje hano ruguru, uhita uza ukikorera hano kugira ngo winjire muri setting z'urukuta. Ukahita ukora kuri geometry and positioning. Nk'uko mubibona hano habanza handitsemo story home +1, twebwe dushyiraho non-linked kugira ngo nze kujya nshushanya urukuta ntirukomeze hejuru kuri faro yo hejuru. Nubwo ndimo gushushanya inzu itageretse, ariko nicyo tusetinga. Nubwo yabigeretse, uramultiplier, urakopiya ibyo washyize hasi ukabishyira hejuru ugakomeza gushushanya. Rero ugahitamo ahangaha nko muri kuhabona, ugahitamo size z'urukuta rwawe, uko urukuta rwawe rungana, thickness. Njyewe urukuta rwanjye bitewe n'uko amatafari ahiye, ndaruha santimetero 20. Santimetero 20 ndazandikamo hano 20. Nindangiza uburebure bwaryo ngenda ruha metero 3.5 kuko itageretse. Yaba igeretse zari kuba ari nk'eshatu. Noneho rero urabona ko uhita ureba uko ushaka ko kizageza. Hano kuri modo rero aha baragaragaza ko ari inyuma, outside face. Ukirika kugira ngo kano gafunguke, ukahita uhitamo materiel uko bishaka ko bisa. Reka turekeremo stako yellow rough, nta kibazo. Hano rero ni mwe imbere, ushobora guhitamo ahangaha ni ku mpande, naho tuhitamo kuri nta kibazo. Ahubwo mwe imbere duhitemo white nk'ibisanzwe twadufunguye twaducana. Ugakora inkuta rero ushobora guhitamo uburyo ushushanya. Nitureba ahangaha tujya gushushanya, ahangaha harerekana ko ushobora gushushanya urukuta ku rundi ariko bifatanye. Hano harimo option nyinshi ukoze kuri kano kantu kariho hano. Ushobora guhitamo inkuta ushushanyije icyumba cyose nka box, cyangwa se ugashushanya urukuta rumwe gusa ukajya ushushanya rumwe. Ahangaha ushobora kugenda ushushanya rumwe rufatanye n'urundi. Rero reka duhitemo, wenda tubanza duhitemo urwa box kugira ngo urebe ukuntu bimeze. Nkavuga ati wenda inzu yanjye ifite mezire. Ukirika hano suri yawe ukayitambutsa akagana hirya, utayifashe wakiritseho gusa. Warangiza utayifashe utarakanda, ukandikamo mezire ushaka kwandika. Ubona ko izi highlightinze ari zino zibanza measurement dimension 1, ugashyiramo wenda urugero metero wenda 12 kandi muri metero. Ubwo hano abantu hose 1.20 ndongeraho 0 kugira ngo bibe metero 12. Mwibuke ko mezire zacu ziri muri santimetero. Narangiza nkamanuka hepfo
naho ngashyiramo mezire, ubwo ni izihagaze nk'uko kano kantu ubona kabyerekana ko ari izihagaze. Turashyiramo na metero 10, yes, metero wenda 10, yes. Reka dushyire muri 3D murebe ukuntu kano gakapu dushushanyije kameze ahangaha no muri 3D. Yes, murabona ko nkuko nabivuze hano hari yellow stako, ni igisharo gisa n'umuhondo, murakibona. Uraza ugashyira hano kuri orbito cyangwa kanda O ikwemerera guhindukiza, ugafata suri yawe, left click kugira ngo ubone uko uhindukiza. Yes, left click niyo ndi gukora kugira ngo ubone uko uhindukiza inyubako ukareba ukuntu imeze. Yes, ubwo nkoze layout y'inyuma nshyizeho dimension cyangwa se metero. Urabona ko ahangaha hari metero 10 nk'uko twabivuze, hano hakaba metero 12. Yes, dushobora kugabanyamo rero inkuta zitandukanye. Urabona ko iyi nyubako yacu irafatanye ko nayikoze nka box. Iyo ushaka kugira ngo bitandukanye inkuta zitandukane, ukora hano handitse group cyangwa se alt plus G. Iyo ukozeho ukaklika ku ruhande, unselectinze urukuta rumwe, kuruselectinga ukora hano hantu handitse shift ukagumishaho kagahinduka nka gutya. Iyo hindutse gutya kaba kabereka ko waselectinga bikemera, ukahita ukanda na left click. Yes, ubu kano nagaselectinga bikemera, warangiza cyangwa se ugakora kuri hano nabyo biremera cyane. Yes, iyo ushaka kugira ngo ubivemo uve muri commande ukora kuri escape ibisanzwe. Reka ushobora gukoresha uburyo bwo kudraginga urukuta urwimura, nkakoresha nk'uru nakoresheje shushanya, nkarwimura kugira ngo ncemo ibyumba cyangwa se nkongera nkashushanya urundi. Nkoza hano kuri wall, noneho nkaza hano simitemo by boxing, nkashyiramo urukuta rumwe gusa. Narangiza kano kantu kerekana hagati ahariho, niba ushaka gucamo hagati wenda urugero karavivura, ukahita ukirika ukamanura. Yes, turi muri 3D, urabona ko urukuta rwacu rwagezemo. Warangiza washaka nanga uhita ubonya hagati hariho suri, imagine itakwereka ugatambikisha. Yes, urabona ko n'urukuta rwagezemo narwo. Hanyuma izi nkuta dushyizemo ushaka guselecting koze kuri shift naha, tukazihindurira property kugira ngo zidasa n'izinyubako imbere hose ho hasize irangi ry'umweru. Impamvu ukora hano, kaza inyuma n'imbere turahindura umweru. Yes, stako white rough ngiyi. Iyo nashyize hano, iyo nshatse nshobora kuzindura hose, nkoze hano hose akahita ahinduka stako white rough, ngakora okay. Narangiza reka tubirebe ko ari byo koko, nibyo mw'imbere hose harasa n'umweru. Uvuze ngo izi nkuta zo mw'imbere zirasa n'umweru, ariko inyuma nahasize irangi risa n'umuhondo. Reka mbereke uburyo ushobora kubigenza. Iyi ni tutorial ya mbere, muri hangane ndashobora gufata umwanya munini ariko murigiramo ibintu byinshi. Reka mbereke uru rukuta rwa mbere, uru rwo hagati tuvuge ko dushaka kugira ngo dukore iki cyumba n'iki, dushyireho umuryango n'aha, imwe tuyigire salo, ikindi kibe icyumba. Okay, katukore wenda nka annex kugira ngo twese tubibone. Nakoze hano ndazamura, haje agakaramu, urabona ko hano hahisemo ko ari nko gustretchinga, ndakazamura. Iyo yes, sorry, ndagafata nkazamure ngeze hariya, nkirike ko itayerekana ko hageze, urabona ko birimo neza. Yes, ni gutya bimeze. Wenda reka dufate iki gice cy'imbere kibe salo, iki kibe icyumba kimwe n'iki kibe ikindi cyumba. Nka negisi imeze gutyo murasize nyinshi cyane. Urugero, duhera ku nyubako yoroheje ukazagenda umenya n'izindi zikomeye. Reka dushyireho
imiryango kugira ngo inzu yacu nyine ibe isobanutse. Imiryango tuzana handitse door tool cyangwa se urugi, ukirikaho rimwe nkuko twabibonye setting yayo iba ahangaha, setting dialogue, ugakirikaho kugira ngo uhitemo urugi ushaka gukingisha uko rumeze. Yes, reka wenda dukingishe urugi rumeze nk'uru, ushaka guhitamo urwo ushaka ruri dubure, kadushyiremo nk'uru wenda. Ntagize izindi setting nkora kuko nzagenda mbibereka, reka nkore OK kugira ngo ndushyiremo. Ariko hagati aho mbere yuko ngenda reka mbereke, ubanza ugasetinga dimension zazo cyangwa se uburyo size yayo ngana. Uza hano handitse preview and positioning, ugakirikaho. Iyo ukiritseho urabona ko mu murambararo width ufite 150, reka turugire 180. Yes, ahangaha tuhagire 240 kuko rufite. Yes, siri turegera 0. Siri ni umwanya usigara hagati ya sima pavoma n'urugi, shuta yaro. Izi numva arizo zibanze twadukoze kugira ngo utaza gutinda. OK, uraza ugakirikaho ushaka kurushyira, niba yenda ari hano kuno ruhande rwaha cyangwa se ari aha, ukakirikaho akwereka ngo urarukingurira hehe. Urabona uhita ubibona, ukirikaho bwa mbere, bwa kabiri werekana aho ushaka kurukingurukira, katurushyire inyuma wenda bamaze kujya mu rugi rwacu, turebe uko bimeze. Namwe murarubona ko ari urugi twagezemo. Reka rero mbereke ukuntu dushyiraho n'amadirishya. Amadirishya ngaya hano, window tool, kora kuri setting nk'uko twabivuze kugira ngo uhitemo idirishya ushaka. Hari ubwoko bw'amadirishya bwinshi, ushobora gukora kuri basic window. Hano hari amadirishya menshi rwose, uhitamo idirishya ushaka, ariko ishaka gukora akazi kamwe usanzwe ubona menshi. Ushobora guhitamo wenda hano kuri sliding window kugira ngo izane ya madirishya dukunda kubona kenshi. Duhitemo nk'iyi ngiyi ifite sashe 3, urabona ko rukoze, iri dirishya rikoze nk'amwe dukunda kubona cyane ku makadasiteri. Turihe mezire mu tambike cyangwa se width, turihe metero, katuye 150 cm kuri wenda 180 mu burebure. Urabona ubu no burebure hano mu tambike. Dukore OK. Niturangiza tugaruke kuri ground floor, dushyiremo idirishya ryacu rimwe. Urabona ko bigaragara ntabwo idirishya rimwe rihagije kuri no sari ngana gutya, turashyiraho n'indi rya kabiri hano. Yes, reka turebe ukuntu bisa. Yes, nitureba neza urabona ko aya madirishya yacu ntabwo areshya n'uru rugi. Icyo tugora kugira ngo areshye ni ikihe rero? Turaza tuyaselecting, dukora kuri shift ukaselectinga kuri iyi, ukazwa kuri kantu ko mu iguni k'akadomo. Iyo ukozeho hano harerekana ko elevated, kadukore kuri elevate kugira ngo tuyareshyeshye n'urugi. Elevate. Yes, urabona ko ahita ukoza ku rugi kugira ngo bireshye, byareshye rwose, kahise kamanuka no kubireshya neza. Yes, iri dirishya ryacu noneho dushobora gukoresha indi tool yitwa pick up and injector. Pick up ni ugufata parameter ushaka kuvana ahantu. Niba yenda ari idirishya nshaka ko ushushanya irindi rimeze nkaryo, nkoresha kano kantu kameze nka pick up. Ushobora kirikaho cyangwa ugakanda kuri alt by shortcut. Alt shortcut ni igufasha kugira ngo ubikore vuba wihuse. Alt. Yes, alt ugafata ukagenda ugakoza ku cyo ushaka kugira, ugakirika ukoresheje left click cyangwa se ibumoso kuri suri yawe. Buriya mbavuze ngo element ziri hariya nizo nshaka kugira ngo ushushanyishe no kuri indi dirishya nshaka. Ntiriwe nongera kuzamura idirishya cyangwa ndikira hagana hasi. Reka indi dirishya twishyira hano inyuma, kirikeho gusa yerekana aho rikingurirwa, naha kirikeho gusa yerekana aho rikingurirwa. Yes, niturangiza rero urabona ko ibyumba byacu bidafite imiryango. Turaza ahangaha
door nk'ibisanzwe, dukirika hano kuri setting dialogue y'urugi, urabibona iyo ukiritse baguha setting z'inzugi ugahitamo urugi ushaka. Reka wenda duhitemo nk'urunguru. Urunguru urabona ko rufite mezire ya 90 kuri 240. Nanjye rero nashakaga rwose, ntabwo nirwa mbihindura. Ushyiramo OK, urugi urushyiremo aho ushaka. Ushobora kurushyira aha wenda rugakingukira aha, undi nkarushyira hano bitewe n'uko ubishaka. Reba ko inzu yacu imaze guhinduka. Yes, iyi ni inzu nziza cyane rwose. Urabona ko inzu yacu ifite umuryango umwe munini, ikagira salo n'ibyumba bibiri nk'uko muri kubibona. Ngiye kubereka uburyo noneho washyiraho pavoma yayo dukoresheje icyo twita slab tool. Slab tool ngiyi hano, kirikaho rimwe kaza ugakora hano kuri setting dialogue kugira ngo usettinge aho iza kubiherereye cyangwa se n'uburebure bwayo, nibiba biyikoze hejuru cyangwa se pavoma, niba ari amakaro cyangwa se uko washaka ko ibimeze. Kugira ngo itwemere ko dukora kuri thickness yayo, turakora kuri hano kugira ngo itwemere hano hafunguke, tuyihe wenda 10 cyangwa se 15. Pavoma ntirenze 15 irimo n'amabuye 15. Yes, 15. So nurangiza urazifungure hano kugira ngo hejuru hafunguke, ushyire icyo ushaka gushyira. Nkuko mugaragaza, urabona ko hano hejuru hagaragara ko hejuru top surface dushyireho amakaro. Turashyira amakaro ya 30. Hari ubwoko bwinshi cyane bw'amakaro tiles. Ngubu hano 30 kuri 30 wemeze. Iyo usoje urabona ko yagiyemo. Niba ushaka no gushyira ku mpande, ubwo no ku mpande birumvikana kaza kuba ari amakaro. Naho turashyiramo amakaro ya 30 kuri 30. Niturangiza dukore OK. Yes, urabona ko iri kuri 0. Ino slab yacu iri kuri 0 kandi ko tubishaka ko ni floor. Yes, uraza rero ushyire cursor yawe hara kuri lagoon, ukirike by left click, tambikishe hirya muri noguni, uri kuri floor yacu yamaze kuba yajya amakaro ngaya mbo murayabona. Yes, yamaze kujya. Ariko bitewe nuko dushaka ko ibifite n'urubaraza, turakora kuri shift tuyiselecting. Shift yikozeho ikwemera kuyiselecting, kandi dukora kuri left click. Yes, uramfashe slab. Ubona ko bya byanditseho ko ari slab. Yes, slab selected. Iyi bivuga arishikati. Warangiza ugafata mu iguni rimwe muri yo iri, ukahita ukora kuri kano kantu kari hano kanditse offset all edges kugira ngo dushyireho akabaraza nyine k'amakaro nyine ka territoire handi abantu bakandagira imbere. Ndahitamo kano, nindangiza ujyana ahagana inyuma kugira ngo ikwemerere. Yes, ujyana ahagana inyuma kugira ngo ikwemerere gushyiraho dimension. Kadushyireho wenda 50, 15, kore inta cyangwa se OK. Yes, murabona ko twamaze gushyiraho territoire cyangwa se akabaraza kariho amakaro gafite santimetero 50. Tukimara kubigenza gutya rero, urabona ko hasigaye iki? Gusakara. Izacu birarangiye. Gusakara nicyo gisigaye. Gusakara nkuko mubibona, murabona roof tool. Ukirikaho rimwe kaza handitse setting dialogue za roof, ukirikaho ugahita ukanda hano hejuru habanza geometry and positioning. Yes, urabona ko irerekana zino dimensions, zerekana aho igisenge gihera, uburebure bwacyo. Hano turashyiraho twege twashyizemo uburebure bwacu bwa 3 n'igice cyangwa se 150 cm. Turakirikaho, turayishyiramo kugira ngo twemere gukora thickness ni nka kuriya planche ibiri ku gisenge. Turakirikaho kugira ngo dushyireho wenda 15. Niba uzakoresha urubaho cyangwa se icyuma, ushobora guhita mu mezire ushaka. Hano barakubaza icyo twita silobe cyangwa se ubuhana mu icyo gisenge. Ibisenge bigeretse byinshi bya mugongo cyangwa se bino bya mataramane by'amazu agezweho z'uducurama, ushobora kugira nka 30 cyangwa se 25, 30. Urashyiraho ukareba ukuntu bimeze.
warangiza ugahitamo hejuru ko haba hameze. Aha ni hejuru ku gisenge, hariho roof tile French. Kadufungure gusa hano tuza twemeze. Yes, nkuko twashushanyijeho rero ino slab cyangwa se iyi pavoma yacu, ni nako dushushanya gisenge. Yes, uraza ushyire ku iguni rimwe hano. So ushobora guhitamo ko ushushanya nkuko washushanyije igisenge cyangwa se kugenda ukoza muri buri guni. Ubona ko hano bikwemerera guhitamo uko ushaka. Niba inzu yawe itari rectangular cyangwa se idafite shape igaragara yoroheje, ukoresha uburyo bubanza kugira ngo ugende ukoza muri buri guni y'inzu yawe. Yes, turatambikisha gutya, dutambikishe hano no muri riguni no muri iri. Yes, hano batwetse ngo as a result of rest operation, element has been created and has changed their positioning on current and scene story. Bitewe na story twa dufite, story yacu yanganaga na metero 3, niyo mpamvu kigiye kure cyane, kigiye hejuru nuko bavuze. Urakanda continue kugira ngo kize hano hafi. Turahindura story height. Story height iba hano handitse setting. Yes, izi setting uri kubona suri murayibona hano uruhande rwo hasi ibumoso, iburyo nako urakirikaho hano, uze ushyiremo mezire za metero 3 n'igice kwezo twagize nangaha 3 n'igice, kande OK. Yes, tugaruke kuri story 1. Urabona ko igisenge cyacu no cyahise kigaragara, katugaragaza turebe. Yes, inzu yacu ni gutya imeze. Iki gisenge wenda harimo, urabona ko ari ya mazu ya kadasitero, ariko bitewe nuko kitari complex, bitewe nuko inzu iteye ni gutya kimeze, niyo ibyikorera. Urabona ko ariko ari kinini ku ruhande, icyo twita overhang. Suri yawe ukoresha agapine kayo gakaraga washyize suri hariya. Iyo ukaraze ikwemerera ku offsettinga uburyo bw'impande. Yes, urabanza ukagiselectinga nk'ibisanzwe hano muri 3D or select any shift, ukakirika na left click, barangiza ugakaraga agapine kawe washyize suri agakiriseri hariya hejuru. Wabona 80 iyi offset yaje ugashyiramo 50 wenda kugira tuyigabanye. Yes, ukikirikira ku ruhande nkaho. Urabona ko kiragabanutse, kirasa neza. Noneho ino nzu yacu dukoze ushobora no kuyigira mu mugongo isanzwe, zino nzu zo mu cyaro zisanzwe, bitewe nuko bishaka. Nuko duhere ku gishushanyo cy'amakadasitero, tuzakomeza kureba uburyo wakora igisenge ushaka. Reka yenda mbere ku rugero nshaka gushyiraho akabaraza hano imbere kugira ngo bize kuba biryoshye cyane. Dushyiraho akabaraza. Yes, kadushyiraho akabaraza. Turakoresha urukuta wall tool, turazamura. Aha ngaha akoresha agapine mu kuzamura n'ubundi, niko ndimo nkoresha agapine ka suri yawe ka mouse. Warangiza nashyizemo urukuta, ukahitamo niba ari urukuta. Reka wenda dushyiremo nk'urunguru kugira ngo bize kuba byoroha. Urakoza hano mu iguni uzamure, sorry, yes nibyo, uzamure wenda metero 2. Uzana hano ukandika metero 2, ubona biriho 90, metero 2, ubwo ni santimetero 200. Ukakanda enter, wangiza ugatambikisha aho ushaka kugeza, kandi tugeze nko muri metero 7. Kurabona ko hano ari metero 764, metero 7, ubwo ni 700 santimetero. Ukanda enter, ukahita uzamura ruguru. Iyo hari karakantu kerekana Yesu bese banavivura ko byagezeho nta kibazo, uhita ukirika bwa kabiri kugira ngo bihagarare. Urubazo rwacu dushyizeho nitureba gutya wagira ngo ni urukuta dushushanyije. Nibyo, nubwo ari urukuta dushushanyije, turuhindurira setting kugira ngo rwigire hejuru. Mbere yuko rwigira hejuru turanza dushyiramo amakorone. Korone ngiyi hano, korone yacu, korone ngiyi ukoraho rimwe, ugakora kuri setting dialogue. Warangiza ifite mezire za 30 kuri 30, katuyihe 20 kuri 20. Yes,
kugira ngo igabanuke. Hanyuma nk'uko twabigenje kare turakora not linked. Hano ifite uburebure bwa 3.30 twe turagira 2 wenda na 50, 2.50 kugira ngo dukore urubaza rwacu rwiza. Okay, niturangiza tuze tuyishyire, ushobora gushyira hano ku ruhande, warangiza ukayiselecting ukayimura. Kuyimura ushobora gukora icyo twita Control D kugira ngo ukore icyo twita drag. Control D ukahita ukirika hano ukayimurira hano, urabona ko yagiyemo neza. Kugira ngo nkore kopi yayo nyishyira no mu iguni, ukora icyo twita Control Shift D, mbifatira rimwe. Yes, narangiza nkarikura, nkafata koroni yanjye hano, ndayifata kuri ruhande kugira ngo bize guhita ijyamo neza, kashyira hano n'indi gundi. Urabona ahangaha irasigaye ntangana yajyanye. Kugira ngo dushyiremo hano hagati kuko ndako ari harehare cyane, ndongera mfata iyi ngiyi nkore Control Shift D. Control Shift D bifatire rimwe, nahise mbirekura, uyifate wenda nk'aha hagati, uyizane hagati hahita yigaragaza. Urabona ko hagati ari hano. Yes, urabona ko yagezemo, ni sawa cyane. Wenda utabonye shortcut ushobora gukora right click, kaza hano handitse move, ushaka kujyana ku dragging gusa n'ukwimura gusa cyari gihari kidasigaje copy. Mpamvu bakoze Control D, ubona ko shortcut ziba zihanditse zihibereye. Kugira ngo ujyane copy yayo, drag copy ni Control Shift D. Nanjye ibyo nafataga, nawe ugerageze urebe ku mashini yawe. Kugira ngo rotate M cyangwa se mirror, control mirror, ndabereka mirror ikikora cyangwa se nabereka n'utaha, nibwo buryo ngenda nkoresha nuko nakoreshaga shortcut. Yes, reka turebe muri 3D ukuntu bimeze. Oya, mbere ko turi muri 3D, reka mbanze zino nkuta zishyire ku burebure nashyizeho drone zacu. Uru rukuta ndaruselectinga, n'uru nduselectinge, hoze kuri shift, akirika na left click, n'uru nduselectinge, ndangiza nza ahangaha mvuge ko ruhera kuri 2.5 n'igice. Reka mbanza nkashyiraho metero kugira ngo bitari ba 3 n'igice, ahangaha nshyireho 2 n'igice kugira ngo utahita runcika. Yes, namaze kurushyira, kirika ku ruhande bisanzwe. Yes, bambajije ko rugiye kuri story itagaragara, nibyo ndakora continue. Ntabwo uri kurubona hano ariko muri 3D rurahari nguru. Yes, urabona ko inzu yacu yagize urubaraza, reka rero naho tuhasakare kugira ngo ubone muri Mataramane ruba rumeze. Yes, turaguselecting igisenge gutya, nkaza nkafata muno nguni, nkahindura hano muri move node, ntabwo hakiri muri offset, narangiza nkaza ngashyira kuri yipuwe yaho, narangiza nkafata nk'aha hagati. Urabona ko nerekana ko handitse ngo insert new node, ngashyiramo insert new node, nkayishyira hano muno gundi, nkafata hano nanone muri insert new node nkasubiza hirya, hano bahita berekana umurongo ugororotse ahantu uri. Yes, urabona ko byarangiye, igisenge cyacu twese tugikora inzu nziza cyane. Nawe ushobora gukora inzu wifuza ko aho ushaka kose. Reka rero nkuko twabikoze na mbere, naho dushyiraho pavuma y'imbere kuko nayo igomba kuba ipavuma nyine imbere kuko mubibona. Turakoresha ukirika ku ruhande cyangwa se kuri no cursor cyangwa se kuri escape button, reka duselecting rero floor yacu cyangwa se pavement. Turakora kuri shift, uyiselecting ni slab, nibyo. Nurangiza nkuko twabigenje mu kanya, ushobora kuzana kano ukakora mu iraguni rimwe. Urabona ko harimo handitse move node, ukayizana hano mu igundi nkuko twabigenje ku gisenge. Ukafata hano hagati, ukaza ugakoza hano, ukakirika, ukongera ugafata ngaho ugasubizayo. Yes, ubu ngubu rwose urabona ko urubaraza
rwacu rufite na pavoma. Yes, mbere y'uko wenda dusoza iyi tutorial ngiye kubanza mbereke gato muri Twinmotion ukuntu inzu yacu yaba imeze. Ushobora gusevinga muri 3D, savinga as, save as, Twinmotion. Hano harimo uburyo bwinshi cyane, uhitamo Twinmotion bitewe na Twinmotion ufitemo. Niba ufitemo Twinmotion 2020 ushobora guhitamo 2020, cyangwa se niba ufitemo Twinmotion y'indi mubare runaka uhitamo iyi ngiyi Twinmotion FBX, ukamakinga sure ko isimo FBX kugira ngo exportinge iyo document. FBX ngiyi bayishyiramo, katuyita izina ArchiCAD tutorial, CAD tutorial for beginner. Yes, lesson 1. Yes, ugasevinga aho ushaka. Reka wenda mpitemo kuri desktop. Desktop munahisemo ukayitwara save. Yes, ahangaha nta kindi kwa ni okay, ntarebye ura yabaye saved. Reka niye ArchiCAD ubona ko twayibagiye kuyisavinga mbere. Isaving ushobora gukora Ctrl S ukayisavinga as lesson 1. Yes, ukasavinga kuri desktop, ubona ko irimo desktop ndayisavinze. Iriya file twakoze ya Twinmotion turi bujyane muri Twinmotion kugira ngo turendaringe iyi nyubako yacu. Nshobora ngewe ko nabihuje direct link, nzabereka uburyo bayi downloadinga bakabihuza. Urabonamo Twinmotion hano ibifite uburyo bwa direct link aho uhuza Twinmotion na ArchiCAD. Mu cyimbo cyo gufata file ngo uyisavinge, ujye ubanza uyisavinge ugiye kuyikora muri Twinmotion. Hano ushobora gukora direct link uyihuza na Twinmotion yawe. Kugira ngo bihuze rero nka direct link ni uburyo bubiri ushobora gukoresha. Uburyo bwa mbere ni bwa twakoze bwo gusavinga as Twinmotion file, cyangwa se ugakora no direct link. Iyo ifitemo Twinmotion 20 nayo nako njye nyifitemo, nkagira muri Twinmotion yari yose mfite. Okay, reka rero ko njye mfite Twinmotion 19 niba mukoresha iyi link. Reka mbere kuntu bigenda, uraminimizinga gake, nze hano nzacingemo Twinmotion kuko ntabwo ibiri kuri desktop. Uyifungure, numara kuyifungura rero yes, hano tanze Twinmotion. Yes, irabyanze bitewe nuko turimo dukoresha dufata video. Ndabereka ukuntu bigenda, cyangwa se muri video itaka nzabereka uburyo ushobora kuba wafata ngiyi ya file twasavinze ya ArchiCAD tutorial muri Twinmotion. Tuza kuyifungura ukwayo kugira ngo mbereke ukuntu nabyo bikorwa. Murakoze, Imana imugisha. Tuzagaruka turebera uburyo ushobora gushyiramo object zimeze nk'uko iyi nayikoze. Dushyireho amakositara, dushyireho inkingi nziza, dushyireho gate nziza, dushyireho intebe mo imbere. No muri Twinmotion nta bindi bikoresho dusiga amarangi dushaka. Urabona ko noneho rya dirishya narikoze neza nk'uko muri kubibona kuri iyi nyubako nakoze. Dushyiremo urugi rwa akadirishya ka toilette tugakingure kagaragara kuriya nk'uko nyine ubyifuza. Urugi rwacu nguru rurimo neza, n'amadirishya n'amakoroni nk'uko bishaka. Bigenda bikunda, tuzabirebera hamwe uburyo ino nzu wayikora neza rwose ikakuryohera, ukishima, ukayihereza abubatsi bakakubakira inyubako nk'uko bishaka wabyikoreye. Cyangwa se niba urimo ushaka kuba umwarchitecture, tuzakomeza kwigana tugere kuri level ikomeye, dushushanya ama etage. Rero mukore subscribe, turabakunda. Musangize
n'abandi bavandimwe banyu video kugira ngo igere kure. Tuzakomeza gufatanya twiga Archicad. Mu bumenyi mfite as engineer nzabafasha uko nshoboye. Ufite ikibazo cyangwa inyunganizi atwandikire muri comment kugira ngo turusheho gufatanya. Ciao ciao.